Abakunzi bacu baherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndetse by'umwihariko no ku isi hose, turabasuje amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Uyu munsi rero tubazaniye videwo zagiye zicicikana uyu mwaka utangira, ngira ngo mwagiye mubibona cyangwa mwagiye mubikurikirana. Ni videwo zagiye zigaragaza ubuhanuzi bwagiye buhanurirwa igihugu cyacu cyangwa se n'ubundi butegetsi bwo hirya no hino. Ngira ngo ni ibintu byagiye bivugwa hirya no hino, abahanuzi bagiye biyongera muri uyu mwaka wa 2025 aho wagiye utangira bavuga ati hagiye kuba ibi, hagiye kuba ibi, hazaba ibi, ariko bimwe na bimwe byagiye bigenda bisohora. Uyu munsi twaba twabateguriye tumwe mu duce muri izo videwo zagiye zigaragara, tukaba twateguye tumwe mu duce muri izo videwo. Wowe udukurikiye, wowe uteze amatwi iki kiganiro cyangwa se aya makuru, kurikirana izo videwo uko zikurikirana, maze nawe ugira icyo ukuramo. Gusa icyo nkusaba wowe ugiye kureba izi videwo, nyuma yo kureba izi videwo ni ukuri ni ugusenga, tugasenga kuko murabona ibi bintu tutahagurutse ngo tubisengere bigeze ahabi. Ni ugusenga tugatakambira Imana ikagira icyo ikora kabisa, kuko ibi bintu urebye ntago bimeze neza. Ikimenyetso cya kabiri irambwira ngo perezida wa Kongo Kisekedi agiye kuzaraswa. Ikindi Imana irambwira ngo abanzi b'u Rwanda hari abana bagiye kuvuka, bagiye kuvukira muri iyi si, ariko no mu Rwanda umwana umwe azahavukira. Hanyuma rero Imana yarambwiye ngo nzababwire, ngo nzabamenyesha ko ni igitangaza igiye gukora. Bazavuka rero bavuga. Aba bana umwana azavuka avuga, namara kuvuka avuga amakuru, ahanure muri make. Akivuka ari uruhinja ni ibitangaza bigiye kuzaba. Imana ngo igiye kuzakoresha ibitangaza n'ibimenyetso, izabikora. Na hano mu Rwanda azavuka. Hanyuma njyewe ndiwe ndakubwira ibyo natumwe, ibisigaye nyuma y'ibyo nabwiwe Imana niyo izikorera imirimo n'ibitangaza. Hanyuma Imana yo mu ijuru iravuga ngo nzabatangarize, mbamenyeshe yuko aya makuru ni amakuru. Irambwira ngo ishyamba rya Nyungwe rigiye kuzakumukamo, imvura izagwa, sindarigeramo ntaryo nzi, ngo nimara kugwa ikukumure amabuye. Ahangaha irambwira ngo hari amazu Imana yavuze ngo abasirikare b'u Rwanda bazubaka y'amanivo 2. Nagiye kubona mbona ngo Imana irambwira ngo nimbwira abera b'Imana barusheho kwegera Imana no gusenga, barusheho kuyambaza ku manywa na nijoro, barusheho kuba maso kandi babere maso ubugingo bwabo, kubera yuko Satani ariho arabateza impfu zigiye zitunguranye. Kandi ngo izi impfu zitunguranye, nongere mbisubiremo, izi impfu zitunguranye abantu ngo ntibakishuke. Imana yarambwiye ngo turagendana n'abantu bambaye umwambaro w'abantu, ariko si abantu. Imana irambwira ngo aba bantu bafite imbaraga. Reka tujye mu byahishuwe, bagenda mu nzira tugahura ngo aba bantu bariho barashakana n'abana b'Imana. Aba bantu bariho barabyarana n'abana b'Imana. Aba bantu ngo bafite imbaraga. Aba bantu ngo kandi bari mu ngeri zose, bari mu buyobozi, aba bantu bari mu nsengero, aba bantu bari mu bakozi b'Imana, aba bantu bari ahantu hose, bari mu baganga, aba bantu bari ngo mbega ngo ni imyuka, ni abadayimoni bamanukiye isi. Ubona bagenda avuga nk'uku, mukavugana kanavuga Yesu. Ikindi kintu Imana yambwiye, yarambwiye ngo Imana irambwira ngo umwuka w'Uwiteka Imana yarambwiye ngo kandi perezida w'igihugu agiye kongera gutorwa atuyobore.
irambwira ngo niyo yamwimitse ni nayo izamwivaniraho. Igihe cyo kuyobora kiracyahari. Ngayo nguko mwabantu mwebwe muduteze amatwi, ubwo ni ubuhamya bwa mbere. Ikintu gitumye ncamo hagati video kugira ngo manze mbabwire ibi, ndagira ngo manze mbisobanure neza. Ubu buhamya muri kumva cyangwa se mugiye gukurikirana ni ubuhamya bwagiye ngo buhanurirwa uyu mwaka wa 2025. Ubu bwose mugiye gukurikirana, mugiye kumva, ni ubuhamya ngo bwagiye buhanurirwa uyu mwaka wa 2025. Ku mupaka wacu w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, mbona haturutse igitero, ariko mbona nibwo Imana yampaye aya makuru. Ahantu ibihugu byatwaye u Rwanda hazagaruka, haba ari aho Burundi bwatwaye, haba ari aho Kongo yatwaye, haba ari aho Bugande bwatwaye, hose hazagaruka. Nanjye ibyo nabwiwe ni ibyanjye nabwiwe, ni nabyo ngomba kuvuga. Ni nko gukora Imana mu jisho. Ibyo bigatuma nubwo yari kuzigarura ikagira imbabazi, bigatuma ahubwo isohoza ibyo yavuze ikabireka bikabaho. Kandi Imana irangije irambwira ngo ibyo nkubwiye nzakubahiriza, nzabisohoza. Musengere perezida wanyu wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uko mbivuze, ukwezi kwa kabiri kwa 2025 nibwo marayika yongeye kumusanga mu nzozi. Noneho aza ari mu isura yo gutegeka. Cyagiye yansanze mbona ari ibiganiro, marayika asanga neza abantu bajya berekwa, twerekwa nyine marayika, ariko burya ni Yesu yaje, ko marayika ashushanya Kristo. Ubu rero noneho yaje numva mu ijwi ryo kuntegeka, arambwira ngo musengere perezida wanyu wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uko mbivuze ndikanga, ndavuga ngo Imana impa umunsi itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025, tugafata amasengesho twiyirije ubusa. N'abatajya mubikora, mutajya mushobora kwiyiriza ubusa, muzabikore. Nta kintu muzahere mu gitondo, nta kintu dufashe, tugeze saa 12 z'umugoroba, twahereye saa 12 za mu gitondo, tujye imbere y'Imana. Tubonye ko amasengesho agira umumaro. Imana niba itegetse umuntu gusenga ari cyo ibishaka gukora. Irambwira ngo nimbwire ngo aba bayobozi b'amadini mwavuze ngo murashaka kwitirirwa Kristo, nyamara atari we ubakoresha, atari we ubarimo. Imana irambwira ngo nimwumva iyi message mugahindukira mukihana, hariho imbabazi. Yesu Kristo. Ariko nimutabyumva mukabikeresa, mukabisuzugura, mukabininira nk'uko mwakomeje kubininira, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije gufunga izo nsengero, ije gukubitaho ingufuri, ngo kandi hari izishyizeho ingufuri zitukura. Bisobanuye ngo iyi ngufuri itukura urusengero marayika azayishyiraho, biravuze ngo aho hantu ntihazongera gukorerwa umurimo n'umunsi wa rimwe. Imana yambwiye ngo nimutumva mugakerensa mugasuzugura nk'uko mwabimenyereye, kumva ibintu mukavuga ngo ibi ni iby'abavugabutumwa, ngo ibi ni iby'abahanuzi, haleluya, mukabimenyera, mukabifiringa, mukabigendamo, mugakomeza gukora amabi, muroga abantu, mubangiza, mubahumana. Izo nsengero Imana ije kuzifunga. Imana yambwiye ngo mbabaze ngo ayo mazi mwirirwamo musengeramo, iyo misozi mwirirwamo musengeramo, ayo mazi adatemba n'ibyaha mukora, ntatembana ibibi mukora, akirwa atembana amamodoka y'abantu, atembana amasezerano y'abantu, ngo ayo mazi bagiye kuyabakubitiramo, iyo misozi bagiye kuyibakubitiraho, kubera yuko ari yitanze itegeko rivuye hejuru mu buyobozi. Mu buyobozi bugiye kubikora, ariko buzabikora atari bwo, ari marayika w'Imana urimo gukora iki gikorwa. Imana yambwiye ngo rero irabirambiwe vuga. Muyobozi nyakubahwa, Imana yambwiye ngo ugiye kuyibona utayibwiwe n'abapasiteri, utayibwiwe n'abahanuzi, utayibwiwe n'abavugabutumwa, ahubwo ugiye kuyibonera n'amaso yawe. Iyo ngiyo yaguhaye ubutegetsi, iyo niyo ugiye kubona. Iyo ngiyo kurangaje imbere ku isi, mu Rwanda ndetse no ku isi hose,
iyo ugiye kuyibonera wowe ubwawe mu buryo bw'ikoranabuhanga umunyarwanda wese atapfa kubona uretse intwari zitazwi n'intwari zizwi nibo bazabasha kubona bene ibyo. Haleluya. Imana yambwiye ngo wihanganire ibigwari byakunaniye bamwe mu bo muyoboranye ngo bigomba kubaho kugira ngo ubwami bw'Imana n'ubwami satanike birwane. Imana yambwiye ngo muri ibyo bigwari ndi umunyarwanda. Yego iyo ndi umunyarwanda yubatswe n'ubutwari bwe kubwo kurangazwa imbere n'umugambi w'Imana ku Rwanda. Ibindi byose shitani yakora mu gihugu kuko hari ubwami bw'Imana nawe abahari. Yego ibyo ntibindeba. Data wa twese yambwiye nyakubahwa mbahanurire kuri kamera yuko igicaniro kiri wawe mutazi mu byubahiro byanyu mutazi ko gihari mutazi nuko cyahageze. Iki gicaniro kije kurimbura kije ari simusiga kije guturitsa aho mwebwe mutagera aho amaso y'umwuka wera twahawe nk'umufasha ayo maso agera. Uwabigizemo uruhare ku bwa kino gicaniro mama ni wubahwe humura Imana yari iri kumwe nawe. Nyakubahwa nubwo abanyarwanda bakubera ibigwari ariko nta nkozi z'ibi bimwe Imana yambwiye ngo mwihane nivuga butumwa Imana yabahaye iry'iterabwoba ntiryemewe. Mumenye neza ko muri gukorera nde satani kandi satani nta kintu na kimwe azigera bahemba uretse kubababaza n'imiryango yanyu. Ijambo Morodekayi yabwiye Esiteri ngo naho utagira icyo umara mu igihe nk'iki nta kizabuza abayuda gutabarwa. Ubu iri jambo naryumvaga mu butumwa bwo muri Kongo mpanurira abanyamurenge. Yego kandi umunyamurenge ku isi hose yatumiwe mu masengesho abari mu Rwanda no ku isi hose. Iri jambo Morodekayi yabwiye Esiteri naryumvishe mu butumwa bw'abanyarwanda aho kwiseta yawe aho mu rugo rwawe aho mu nshuti zawe aho muri ayo maserivisi mukorera amatandukanye naho utagira icyo umara. Yego ngo wubake u Rwanda rwa none ruri mu rw'ejo hazaza nta kizabuza abayuda kugira gute gutabarwa. Abanyarwanda mu izina rusange ry'abanyarwanda iyo aba waruzi icyo twubatse ku Mana turi inshuti n'Imana turi inshuti na Yesu kandi inshuti yawe uyikosheje uri inshuti y'ukuri urayibabarira. Rata uwite ndi kwivuganira nawe mu izina ry'umunyarwanda. Ese ko wirirwa urega abandi wowe ibyo ukora iramutse ije gusuzuma igahana aho we wasigara. Imana yibutse imbabazi yagiriye igihugu cy'u Rwanda. Imana yibutse ubushuti yagiranye n'abanyarwanda. Imana yibutse umugambi ifite ku gihugu cy'u Rwanda naho utavuga. Hallelujah. So we are prophesying that the next World Cup ngo mu gikombe cy'isi gikurikiyeho Amavubi is going to attack. azaba ariyo Is going to attack. In the name of Jesus. mu izina rya Yesu. Hallelujah. May we win the battle. The reason impamvu why you have never won utigeze utsinda in life mu buzima is because you are living in defensive. nukubaho urimo kurinda You are iwawe. living in